mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, mwana w'intama wacunguriwe mu mitima yacu, oh, ni wowe mucunguzi, mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, mwana w'Imana wacunguye imitima yacu, oh, niwe mucunguzi. Mana ishimwe cyane. Twongeye kubashimira kuba mukomeje kudutega amatwi no kutuba hafi muri iki gitaramo twateguye cy'iminsi 9 bitewe n'iki impamvu yaguma mu rugo, kugira ngo buri muntu wese bimusubize intege mu bugingo, kandi Imana ikomeze kubaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amazina ni yayandi Irabivivaguye David. Dukomeze guhabwa umugisha muri Kristo Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Izina ry'Imana rishobora guhabwa icyubahiro. Twarakubonye mwami, twarakubonye, twajyaga tukumva tutazi ibyo ukora, mirimo yawe n'ibitangaza byawe nibyo bihamya dufite, bitwemeza yuko shoboye byose. Yewe mwami, twarakubonye, Imana yacu twarayibonye. Izina ry'Imana rishobora guhabwa icyubahiro. Nagira ngo ntero tudukorasi tutuzane muri mudu nziza yo kwakira umuvugabutumwa w'uyu munsi. Imana yadutekerereje, Imana yadushakiye, Imana yaturarikiye kugira ngo aduhe message. Izina ry'Imana rishobora guhabwa icyubahiro. Reka tumwakizaga kandi gakorase kamwe kajya kamfasha cyane kandi kajya kanezeza, nkumva ndanezerewe, nkumva ndafashijwe. Iyo nkaharirimbye mba numva mvuye mu bihe bibi nije mu bihe byiza. Iyo numvise ncitse intege ntendeburitse nkaririmba gakorase kansubiza intege mu bugingo, nkumva nezerewe Imana cyane. Iyo numvise ndushye, iyo numvise ndemerewe, nkibuka byinshi Imana yankoreye, bintera kumva ko agakorasi kanshize mu bihe byiza. Izina ry'Imana rishobora guhabwa icyubahiro. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye we. Mana itugire neza twese hamwe. Rero reka twakira umukozi w'Imana aduhe message Imana yamushize ku mutima. Namwe ndabizi ko mwari mutegereje uyu munsi wa 7 muri iyi minsi 9 twateguye igitaramo. Mwami Imana arusheho kumugirira neza. Reka tumushire mu maboko y'Imana. Izina ry'Imana rishobora guhabwa icyubahiro. Uri Umwami Yesu mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Mukozi wawe watumye Mwami Yesu kumbaga ingana ikurikiranye icano iyi televiziyo. Reka Mwami Imana yacu, reka iyi mitima ihemburwe n'ijambo wamutumye. Zina ryawe rihabwe icyubahiro. We nk'umwana w'umuntu ntacyo yashobora kuvuga, ariko avugishijwe nawe wamuhindura umugabo nyamugabo wo kuguhamya Yudaya kugeza no ku mpera z'isi. Ngaho mufashe mugire neza muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Turabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nitwa Ntakinanira Egide, ndi umusore ushima Imana,
nkorera umurimo w'Imana muri Katedrali Yohana Umubatiza Wera mu itorero ry'Abangirikani mu Rwanda. Aha turi ni kuri channel Irabivivaguye TV, aho turi mu giterane kizamara iminsi 9. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 7. Tugiye kuganira ku magambo meza cyane, amagambo y'Imana aboneka muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6. Tugiye kuganira ku magambo ari muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6. Amen. Ku bafite Bibiliya zabo mu ntoki cyangwa muzifite muri telefone, mwajya muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6 kugira ngo tujyane. Abahabonye mureke dusome. Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6. Umutwe w'amagambo aratubwira ati imbuzi n'inama zitari zimwe. Amen. Umutwe w'amagambo uratubwira ati imbuzi n'inama zitari zimwe. Ku murongo wa 6 aravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Aya ni amagambo meza cyane, amagambo nkunda, amagambo ansubiza intege mu bugingo. Amen. Aya magambo anyongerera imbaraga kuko baratubwira ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Kubaha Imana, gusenga Imana, gukora ibyo Imana ishaka, kuva mu byaha. Amen. Iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Twabonye abagabo benshi bagiye bakorera Imana, Imana ikabashumbusha, Imana ikabaha ibyo bifuza, mbese ntibahure n'ubukene. Amen. Turafatira urugero rumwe kuri Yobu, umukozi w'Imana, n'Imana yaratiraga Satani. Amen. Yobu yari umugabo ukunda Imana cyane, ushima Imana cyane, yari umugabo yarageze ku rugero rwo kwibaza niba abana be bakoze icyaha, akabafata akabajyana kubasabira Imana imbabazi. Hari nubwo yafataga umwanya agasenga, noneho yaba ari gusenga akumva umutima umuciriye urubanza, ukamubaza ati ese abana bawe bo wowe ko dushimye ko wejejwe, abana bawe bameze bate? Amen. Ni urugero rwiza tumufatiraho, nk'ababyeyi bakagombye kumufatiraho urugero. Aho uri gusenga, aho uba wicaye, aho uri kuvugana n'Imana, nubwo wowe uri kwitekerezaho cyane, ariko ugasenga ukabanza waganira n'Imana, warangiza ukibaza mu mutima wawe uti ese ko ndi gusenga abana banjye barakijijwe? Ese ko ndi gusenga umugabo wanjye cyangwa umugore arakijijwe? Amen. Nubwo yaba akijijwe se wakwibaza uti ese ko ngiye nshimye ko nkijijwe ko Imana iri kumbona, ntabwo nubwo umugabo wanjye akijijwe kano kanya ntabwo yaba yacumuye. Amen. Yobu rero we yafataga umwanya agasenga, yarangiza akafata n'umwanya wo gutekereza ku bana be, akabihanira, cyangwa yaba ari hafi mu rugo akagenda akabazana bagasenga, barangiza bagatamba n'ibitambo. Imana yaramushumbushyije kubera uwo mutima yari afite. Imana imugira umuntu ukomeye. Amen. Niwe muntu wari icyitegererezo mu bakozi b'Imana, ari umukozi ukize kandi ashima n'Imana. Ibyo bintu biba bitangaje cyane. Kubona umuntu ukize kandi asenga biba bigoye, nubwo bahari ariko si benshi. Amen. Imana yagezeho imushumbusha nubwo yahuye n'ibibazo, nubwo Satani yagezeho akamusaba Imana ikabimwemerera. Ariko hari ijambo nakunze cyane Imana yabwiye Satani ubwo Satani yajyaga kuyisaba ubuzima bwa Yobu kugira ngo imugerageze rebe koko akunda Imana. Imana yabwiye Satani iti nubwo muguhaye ndamukwemereye, ariko icyitondero ntumukorere ku bugingo. Amen. Nshimye Imana ko ijya yimana ubugingo bwacu. Nshimye Imana yuko ubugingo bwacu itakwemerera Satani kugira ngo abukoreshe ibyo ashaka. Imuha umubiri, hari igihe usanga uhura n'ikibazo gikomeye cyane, ukamara igihe kinini warishwe n'inzara, ukamara igihe kinini uryamye mu bitaro, ariko icyo gihe ujye wibaza ko Imana ariyo yagutanze. Amen. Ariko ikintu cya mbere uzajya uba wiringiye, ujye umenya ko ubugingo bwawe burinzwe n'Imana. Ubundi ubugingo tubufite nta kibazo twahura nabwo. Amen. Ngo dukomeze ku murongo kuri B. Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6b. Haravuga ngo iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Iyo ufite umutima unyuzwe uvamo inyungu nyinshi.
iyo ukorera imana nta kintu yisaba ngo ikikwime. Iyo ukorera imana ugera ukanategeka byose bikaba, ukavuga uyu munsi nariye ibirayi ariko ejo nshaka kurya iki. Amen. Kubera ko imana ikubonamo umukozi wayo, kubera ko imana ikubona ko uri umwana wayo. Iyo warangije kuba umukozi w'imana ugera ukaba n'umutesi imbere yayo, ugasaba icyo ushaka ikakiguha. Hari ijambo nkunda cyane iravuga ngo tubanze twiyeze ubwacu, niturangiza ibindi byose bizagenda biza. Amen. Mubanze mwiyeze, muze imbere yanjye, ibindi byose ndabizi ko mubikeneye. Amen. Hari ijambo nshaka ko dusorezaho, ni ijambo nkunda cyane. Ni ijambo Dawidi yavuze ubwo yari ari mu mwuka, aravuga ngo nari umusore none dore ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Dawidi yari umuntu w'icyitegererezo cyane. Turabizi ko Dawidi yakuriye mu buzima bubi, ariko yageze aho arakura, aba umutambyi, aba umuntu ukomeye cyane. Ariko yageze aho ajya mu mwuka, aravuga ngo nari umusore none dore ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Iyo umuntu akorera imana, iyo umuntu yubaha imana, imana iramushumbusha. Hari ibintu byinshi ataruka kubera gukorera imana. Ntabwo ashobora kwicwa n'inzara akorera imana. Bene data, ndagira ngo mwige gukorera imana, muyibe hafi nayo izababa hafi. Ibyo kwirirwa mwirukanka mushaka iby'isi, iyo yaravuze ngo muze imbere yanjye munsenge, ariko ndabizi ko na bya bindi mubikeneye. Amen. Hari amakosa abantu bajya bagira yo kuvuga ngo kwirirwa ngo usenga ngo ni ukubura ubwenge, ariko hari ubwenge imana iguha. Nawe uba ugomba kwigirira tayimutebu yawe yo gusenga, ukavuga ngo iki gihe nzajya ngikora ndi gusenga, iki gihe nkimare ndi gusenga. Ushobora no kuba uri mu kazi ukihengeka gatoya nk'iminota 5 ugasenga imana, icyo gihe imana irakumva. Mureke ibintu byose dufite tubyubahisha imana, kandi dukorere imana tubikunze, izaduhemba. Mureke dusenge. Mana yacu, turagushimye ko kuri imana, tugushimiye ko uri umunyacyubahiro, tugushimiye ko umwami imana yacu udukunda. Icyo tugushimira cya mbere ni uko ubugingo bwacu ubwimana, ahubwo mwami imana yacu ugakomeza ukabana natwe, ukaturinda aho tunyura hose. Mwami imana yacu, icyo ngukundira ni uko aho tunyura hose tubera ingabo idukingira. Mu izina rya Yesu uri Imana nyamana.